uburyo itangiramo ni filime ubona umwana aba ari kwigendera akabona akarengane kabera mu gihugu, akabona ukuntu amabanda afungwa akarekurwa, akabona ukuntu abantu bicwa, abisha abantu polisi yabafatika barekura, abanyabyaha abayobozi barya amaruswa. Mbega ahandi mu gihugu ujya kubona ukabona nta tegeko na rimwe riba rigikurikizwa. Umusore ibyo iyo amaze kubibona ararakara agafata igitabo cy'amategeko akagitwika, amategeko y'igihugu akavuga ati n'ubundi iki gihugu ntabwo kigendera ku mategeko. Uyu musore rero ikintu cyiza kuba atoragura igitabo mu nzira yigendera, igitabo cyanditsemo ngo iyo wanditse izina ry'umuntu uwo ari we wese muri iki gitabo ahita apfa. Umusore uzi ikintu atangira gukora, icyo gitabo arakijyana mu rugazi ngo ni imikino, akajya areba umuntu bafitanye ikibazo, yakwandika izina ryawe muri icyo gitabo ukahita upfa. Atangira no kujya avuga ngo ngiye kumara abagizi ba nabi muri iki gihugu kuko amategeko yananiwe kubahana. Yabona umuntu wishe umuntu mu gihugu cyangwa se umuntu washimutse abantu cyangwa se bya byihebe, akajya yandika izina ryawe mu gitabo ugapfa. Yabona umunyepolitiki urya ruswa akandika izina ryawe mu gitabo ukahita upfa, abantu bakayoberwa ibikwishe, aho waba uri hose bakabona nk'umutima uragufashe uyisupfa. Iyi rero niyo filime tugiye kureba. Nkwibutsa ngo kora subscribe, iyi YouTube channel ni yacu nayo, kore subscribe ubundi no tujye twirebera utuntu tw'ubwenge tundi duca kuri ino channel yindi yacu ya Rocky ya kabiri. Ni hano bigiye kujya bibera. Alright. Filime kitangira Tokyo ubwo polisi ziri kwirukankana umunyabyaha wari ufite amafoto ku mihanda hose bigaragara ko yari guhigwa. Umunyabyaha yari akigera hari abantu benshi, yahise kuvuga umukobwa wari aho ku ruhande amufata nk'imbo, atangira kwanga polisi yuko ari bumurase n'iziramuka zidasubiye inyuma. Gusa akimara kubivuga yatangira kubabara mu gatuza, birangira yikubise hasi arapfa ngazize indwara y'umutima. Ibyo biraba ku munsi ukurikiyeho rero uwungirije ubanye n'amahanga yari ari gusohoka muri office ye, ubwo yahise akikizwa n'abanyamakuru benshi barimo bamuhata ibibazo nyine bamubaza ku bintu bya politike. Gusa mbere yuko yabasubiza ikintu na kimwe, nawe yahise afatwa n'indwara y'umutima yikubita hasi arapfa. Ndetse atari kure y'aho ngaho congressman wari warashinjwe icyaha cyo kwica umuntu, ariko akaba ari kurekurwa muri gereza kuko kubura ibizibiti bimushinja. Akiri mu gusohoka agikikizwa n'abanyamakuru nyine ngo bamubaza ati bimeze bite, nawe yahise yikubita hasi arapfa azize indwara y'umutima. Abanyamakuru murabizi ho YouTuber ewana aya mashusho barayafata kugira ngo bishakire na views. Na nyuma rero ko iminsi yakomeje kugenda yicuma, abandi banyabyaha benshi bagiye batandukanye bose batangiye kugenda bapfa bazize indwara y'umutima mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi, aho bamwe batangiye kuzajya bapfira imbere muri gereza. Nyuma rero polisi n'itangazamakuru bagitangira kubibona, bahise babona yuko atari ibintu byabihuriranye, ndetse bahita batangira kubona yuko byanze bikunze hari umuntu biri inyuma, abatangiye kumutazira izina ngo ry'umuhotozi. Ndetse nk'ibyumvikana hagati mu baturage, bamwe mu baturage bari bashyigikiye uwo mwicanyi bavuga yuko ngibyo akora ari ibintu byiza kuko ibyaha byatangiye kugabanyuka, mu gihe abandi nabo barimo bamurwanya bavuga yuko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kwivugana umuntu. Yatangiye gutekereza ko byanze bikunze ngo ushobora kuba biri gukorwa n'Imana, noneho bwa nyuma na nyuma ikaba iri kwihanira abantu b'abanyabyaha ku giti cyayo nta byo kurindira. Dukomeza batwereka rero ijoro rimwe ubwo umunyamakuru kuri televiziyo ari gutangaza yuko ngo hari umugizi wa nabi wateye ahantu muri company agafata abakozi bawo nk'imbohe ngo ari gushaka ingurane y'amafaranga. Mu baturage barimo bareba ayo makuru rero hagati kitwa Light kabonye izina nyine ry'uwo munyabyaha barishyira kuri televiziyo, karangiye kahita gakura igitabo cyako cyanditseho ngo ni Death Note, kahita kandika muri rya zina. Ntihaciye amasegonda make cyane wa munyamakuru yahise atangaza yuko wa munyabyaha wari wafashe abantu nk'imbohe nayo ngo amaze kwitaba Imana azize indwara y'umutima. Umunsi ukurikiyeho rero ka gatipe ngo ni Light na girlfriend wako witwa Shiori baba bari kuri kaminuza, aho agatipe kiga bari kuganira ku ngingo ya wa mwicanyi, aho uyu girlfriend wa Light aba ari kurwanya avuga yuko ibintu uriya munyabyaha cyangwa se wa muhotozi akora byo kwica abantu atari ibintu byiza cyane, ko abayizera yuko ngo buryo umuntu afashwe agomba kuzanwa mu mategeko agahanwa biri aho ngaho apana kwicwa. Kandi abuneraho gutaka uyu sheri wakunze ngo ni Light yuko azafasha abantu ngo byatari cyane yuko bari kwiga ibintu by'amategeko nyine ngo azaza akababuranira. Gusa Light yahise arabura girlfriend we yuko ngamaze igihe kinini yaratakarije icyizere amategeko yo muri kino gihugu, ngababona nta ntege adahana abantu bakoze ibyaha kuko ari byo kujya kubafunga byaba bya fake. Ubwo mu byumweru bishize aba yarahakinze muri system ya polisi, aho yasanze ibirego byinshi polisi yagiye ireka idahanye cyangwa ifate ababikoze, ndetse nawe kugira ngo abyikonfirimire. Ijoro rimwe yagiye ahantu mu kabari, aho yiyumviye hamwe mu banyabyaha aba yabonye nyine polisi yagiye irekura barimo bivugira ngo uburyo bikundira kwica abantu, mbese birata uburyo bakora ibyaha kandi ntibabagireho ingaruka. Ndetse nyuma gatoya babonye ka Light kari kubareba nabi, kimwe muri ibyo byihebe cyarahagurutse gitangira gukanga Light yuko kigiye kumwica n'ubundi, cyane yuko nta muntu n'umwe wabafunga.
Gusa iyo nkuru y'ako karengane na Shiori yaramubabaje maze kuyumva. Nyuma rero bavuye ku kabari ewana, Light yafashe igitabo cy'amategeko yari afite akijugunya mu muriro atewe isesemi n'uburyo ry'amategeko yo muri iki gihugu cye cya Japan abaye nta kintu na kimwe agikora. Ntamaze kubikora hafi aho ngaho neza ku ruhande nibwo yahise agwa ku gitabo kidasanzwe cyo cyanditseho ngo ni Death Note, igitabo cy'urupfu. Icyo gitabo rero yagitwaye akijyana mu rugo abanza gusoma kava y'icyo gitabo, aho yasanze handitsemo yuko ngo ari we wese uzandika izina rye muri kino gitabo azahita apfa. Light rero akimara kubisoma yabanje kugira ngo ni blague, ariko abonye umunyabyaha wari kuvuga kuri televiziyo yuko ngo yatorotse, polisi bari kumuhiga bamubuze, byaho ngaho bya blague yanditse izina rye muri cya gitabo. Mu gitondo gikurikiraho yazindukiye ku makuru yuko wa munyabyaha aba yanditse yamaze kwitaba Imana. Ariko ubwa mbere akibyumva yabanje kugira ngo ni ibintu byangwa byahuriranye, nyine aravuga ati ntabwo ari njyewe wabikoze. Gusa nyuma ari kwigenda n'ubundi yongeye gukubita amaso wa muraro baramukangishije icyuma mu kabari, ahita yemeza kongera kugerageza kugira ngo arebe ko ari ibyanyabyo. Yahise yandika izina ry'uwo mutipe rero muri cya gitabo cy'urupfu, noneho ahagarara hakurya y'umuhanda kugira ngo abyirebere. Yarumiwe rero kuko wa mutipe akimara kwandika neza izina rishoje yahise yikubita hasi nawe arapfa ngo azize indwara y'umutima. Karo kanya rero nibwo Light noneho yahise abona yuko byanze bikunze kino gitabo byo kivuga ari nabyo gikora. Light rero nibwo yahise atangira gusoma andi mabwiriza ya kino gitabo. Igitabo cyo kivuga yuko uyu nguyu ni igitabo mbere yuko yandika umuntu ngo apfe agomba kuba yarabashije kumubona mu maso aribwo wakandika izina rye agapfa. Ndetse ngo mu gihe inkomoko y'urupfu ngo itabashije kumenyekana mu masegonda 40 izina ry'umaze gupfa rimaze kwandikwa agomba kuzajya bazize indwara y'umutima. Nyuma y'ibingibi rero Light yatangiye kwigendera ataha mu rugo aribwo yaje gukubitana n'urunugu rw'uko ruteye ubwoba ruhita rumwibwira umurwayi ko ngo rwitwa Ryuke, ndetse aba ari ngo marayika w'urupfu. Ndetse ngo abantu bonyine baba babasha kukibona ni abantu bakoze kuri kino gitabo cy'urupfu. Ndetse uyu marayika w'urupfu niwe washyize cya gitabo handi hasi kugira ngo arebe iki kiremwamuntu cyagikoresha kibashije kugera mu biganza byacyo. Ndetse ngo Light aba afite uburenganzira bwo kugikoresha uko ashaka ariko kose. Ariko amaze gusoma na bya bindi byose amaze no kuganirizwa n'uyu marayika w'urupfu, Light yahise asezeranya marayika w'urupfu yuko agiye gukoresha kino gitabo akarandura ibyaha byose ku buryo mu mezi 4 mu gihugu nta byaha na bimwe bizaba bigisigayemo. Tugarutse ku rundi ruhande rero rw'ubupolisi bagiye gukora iperereza kuri iki kirego cy'uyu mwicanyi umaze iminsi yivugana abantu, ariko kubona ibizibiti n'ubu ngubu babikiri ibyibura. Ndetse umwe mu badetective wabayoboye kino kirego aba ari uwitwa Sochiro, akaba ari na papa wa Light wamwicanyi mwenyewe. Gusa abapolisi bakomeje guta umutwe bari gushaka ibizibiti, bityo biza kurangira bemeye gukorana n'umutipe ufite ikirangantego cya R na A, umutipe w'umunyabwenge ariko utazwi ukunda kuvugana na polisi biciye muri machine, ariko agenda bereka ganariza baragiye akora. Uyu mutipe ngo yarajyanije amakuru y'ahantu hose ukuntu ibyaha byagiye biba, ndetse yarabishyize ku murongo ku isi hose. Ndetse ngo baramaze kwanzura yuko uyu mwicanyi umaze iminsi yivugana abantu ngo ari mu Buyapani kano kanya. Kugira ngo abyerekeye rero abapolisi yuko ibyo ngibyo ari ibyanyabyo, hari akantu bapanze. Nyuma y'ibyo ngibyo rero haciye kandi tubona Light ari kurira kuri televiziyo amakuru yari gucaho ku isi hose, aho detective yari kwirahira yuko ngo amaze kwiyanya ibizibiti byose ngo bigomba kumufasha gufata wa mwicanyi wazengereje abantu. Izina ry'uwo mwicanyi rero bahise bashyira kuri televiziyo nyine kuri screen. Light akiribona nawe ahita abyandika muri cya gitabo. Akimara kuryandikamo rero wa mutipe byahise birangira yitavye Imana azize indwara y'umutima live neza kuri televiziyo. Gusa akimara gupfa ya logo ya L yahise igaragara ku mateleviziyo, hanyuma wa mutipe ahita atangira gusobanura yuko ibingibi byose ngo byari agatego. Ndetse uwo mutipe umaze gupfa ngo n'ubundi ari umunyabyaha wari warakatiwe igihano cy'urupfu wari uri muri gereza. Gusa muri kiganiro cyo kuri televiziyo ntabwo cyo cyacaga ku isi hose, ahubwo cyo cyashyizweho kugira ngo batega agatego umwicanyi wa nyawe, kugira ngo bamenye neza koko ko ubwicanyi bukorera hagati mu mujyi w'Ubuyapani. Ndetse ngaho bamaze kubimenya neza, ndetse wa mugabo asohoza cya kiganiro kuri televiziyo avuga yuko bagiye guhiga bukware wa mwicanyi, kandi nibaramuka bamufashe bazahita bamukatira igihano cy'urupfu. Light rero akimara kubyumva yewana abashaka kwihorera kuri uwo mugabo ngo nawe ahita amwica, ariko nta sura y'abazi nta n'izina ry'abazi, bityo rero abameze nkaho nta kintu kimwe yabikoraho. Wa marayika w'urupfu rero bari kumwe yatangira kubwira Light yuko ngo afite ubushobozi bwo kuba yabasha kubona izina ry'umuntu igihe agiye kwitaba Imana, ngaho nabwo buryo abasha kumenya ubugingo bw'abantu agiye kwivugana. Ndetse uyu marayika abwira Light yuko ashobora kumufasha izo mbaraga nawe akazimuhereza, ariko agomba kwishyura 1/2 cy'imyaka basigaje kubaho, nyine akemera akayitanga kugira ngo ubwo bushobozi abashe kubugira.
Light akibyumva yahise abihatira. Ku munsi w'icyo rero wa mutipe ngo ni L yatangiye kwereka polisi indi mibare aba yakoze, aho ibishura yuko impfu zose n'ibintu byose byagiye biba ngo bihura neza na timetable y'abanyeshuri. Igihe bari muri classe nta muntu upfa, ariko iyo basohotsemo nibwo impfu zitangira. Abari kuvuga ko byanze bikunze wamwisha nyuma z'abantu ari umunyeshuri wo muri kaminuza. Gusa kuri Light kubera ko nawe akunda guhakinga muri systeme za polisi, yarahakinze nyine ahita abona umwanzuro baba bafashe ko bamuguyeho n'ibiki, ahita yibuka itegeko yasibye muri cya gitabo rivuga yuko ubwe ashobora kwishyiriraho inkomoko y'urupfu n'igihe rubera, bityo ahita atangira kwandika inkomoko z'impfu zigiye zitandukanye muri cya gitabo cye zigomba kuba kuri uwo munsi kugira ngo arebe ko yajijisha. Nyuma rero mpfu zitangiye kuba, wa mutipe ngo ni L yarabibonye ahita abona yuko ari wamwisha nyiri gushaka kugenda azibangatanya ibimenyetso, ndetse L ahita yanzura yuko byanze bikunze hari n'umuntu muri polisi bari gukorana uri kugenda amuhereza amakuru, kuko nta buryo na bumwe yari bubimenye. Bityo rero L nta mahitamo aba afite usibye gutangira gukora iperereza ku bapolisi bose n'imiryango yabo. Nyuma y'iminsi mike rero ibingibi bibaye, tubona Light ari kwitembera ari kumwe na Ryuk. Ubwo yaje kujya gutya abona hari umuntu wabakurikiranye. Ryuk rero yahise amurabura amubwira yuko ngo uwo mugabo umwe amaze iminsi myinshi ari kumukurikira, gusa yari yaranze kubimubwira cyane ko abona ko nta bintu bya danger. Nyuma ku munsi ukurikiyeho rero tubona Light na girlfriend we Shiori bifatira bisi bagiye kwigendera. Wa mutipe umaze iminsi amukurikira araza nawe yicara inyuma muri bisi. Light rero akimubona ako kanya yabona yitangira gushwana n'abantu bati kuri kunkurikirana, ariko wa mugabo ahita abihakana yivuye inyuma, yigira inzanga avuga yuko ngo nta kintu na kimwe azi. Gusa bakiri kuvuga ibyo ngibyo, aba mutipe w'umusazi wahise yinjira muri ya bisi baba barimo, ahita afata abagenzi bose nk'imbohe abakanga bavuga ko ari bubice. Light rero akimubona isura yahise amwibuka, ahita abona yuko ari umwe mu banyabyaha bamaze iminsi bafunguye. Yaramaze iminsi n'umuntu yarayibonye kuri televiziyo yuko ari umwe mu mfungwa zacitse, bityo rero abashaka gufasha. Bityo yahise afata akantu k'agapapuro yandikaho yuko ngo agiye kwataka wa mugabo, ariko wa mugabo wundi wari umuri inyuma abibonye yahise amubuza, amuga yuko ashobora kwipfiramo, ndetse aramubwira ati nyizera cyane yuko ngo ari umukozi wa FBI. Light rero yanze kubyemera, wa mugabo wese anakuraho badge ya FBI arayimwereka, ahita abona ko izina rye aba Elaye. Rwa rusazi rw'urugizi rwa nabi rukibona abana batipe bari kuvugana, rwese ruza bita rubaga ka gapapuro, ariko rukigafataho abantu kari kaciye muri cya gitabo cya Death Note, byahise bituma rutangira kubona Ryuk wa marayika w'urupfu. Rwese rutangira gupanika rero kuko n'abateye ubwoba rutangira kurasa ibyo rutabona, kandi n'ubundi Ryuk ntago bamurasa, ndetse nyuma kubera ubwoba bwinshi bwasohotse muri ya bisi rutarebye bitarukubitana n'indi modoka yari kwambuka ihita rugonga n'undi bitarupfa. Gusa ibi ngibi byose nta kintu cyagitunguye Light, kubera ko ari ubwe wabyandikiye muri cya gitabo ukuntu bigenda bikurikirana kugira ngo yice n'umunyabyaha, ndetse anabasha kumenya izina rya wa mu agent. Ndetse kano kanya Light wamaze kumenya yuko abapolisi noneho bari guhiga amakuru y'umuntu waba ari umugambanyi nyine wiri gutanga amakuru hanze agatuma yamenya. Ndetse kano kanya abashaka kwica wa mu agent ngo ni Laye, ariko kano kanya ntabwo babikora kubera ko byahita bituma abo umuntu wa mbere uri gukekwa nk'umuntu baba bahuye. Bityo rero bimusaba gushaka imyirondoro y'abandi ba agent bose ba FBI bari kuri cya kirego. Nyuma ku munsi ukurikiyeho rero tubona Ray ari gusezera fiancé we Naomi nyuma yuko yaramaze gusubika urugendo bari bafitanye mu buryo butunguranye. Ibintu fiancé we yatangira gukemanga, ndetse Naomi batipa akimara kuva mu rugo nabatangira kumwomeka, aho yagiye yinjira ahantu muri gari ya moshi zimwe zica hasi. Ku rundi ruhande rero imbere muri gari ya moshi, Ray yafashe envelope umuntu ari yamusigiye ahantu, aho yasanzemo ibintu by'ibipapuro biri kumwe n'icyombo. Muri ako kanya rero Light yahise ahamagara kuri icyo cyombo, nawe ari mu yindi gari ya moshi akoresheje ijwi ryo kujijisha, aho yatangira kubwira wa polisi yuko ari we wamwicanyi. Hanyuma rero yamubashyikiza ibiti cyabyo. Light ahita kwanza yica umugabo bari begeranye na Ray w'umunyabyaha nawe kugira ngo amwereke ko ari seriye. Ndetse Light yatangiye kumutera ubwoba yuko ari bwice n'abandi bagenzi benshi bari muri iyo gari ya moshi Ray naramuka adakoze ibyo ari kumubwira. Bityo rero Ray nta mahitamo afite usibye gukurikira amabwiriza kuri laptop ye. Yahise afungwa rero muri database za polisi, atangira nyine kugenda areba liste y'aba agent ba FBI bose bari muri cya kirego. Arangije rero yatangiye kwandika amazina y'aba agent bose kuri bya ipapuro bamusigiye, ari n'akareba profile zabo. Ndetse muri icyo gihe kimwe baba agent bose ba FBI aho bari bose batangiye gupfa umwe ku umwe mbe ku umwe. Noneho nyuma gatoya abona rwa rudayimoni ngo ni Ryuk mu idirishya. Ray ahita asohoka muri gare ya moshi, ariko akigera hanze nawe wese yikubita hasi, umutima uramufata. Aho amufiancé ngo ni Naomi yahise aza gutabara, ariko asanga atari yamaze gutinda
Light ibingibi byose aba ari kubireba imbere muri gari ya moshi akahita amwenyura ari kuvuga ati nawe ndagusoje ngukuye mu nzira, anifatira ya envelope yari yasize n'ubundi yikomereza urugendo. Aho byose binagaragara yuko ariko za page yahaye Ray ari page yakuye muri cya gitabo cya Death Note cya nyacyo. Nyuma rero tugarutse kuri sitasiyo ya polisi, wa mu detective Soichiro atangira kubwira polisi yuko noneho wamwicanyi yatangiye kwivugana abapolisi bagenzi babo, bityo nta n'umwe ufite umutekano mu nzego z'umutekano, ndetse abari kubabwira yuko kano kanya bose abahaye uruhushya ushaka kuva muri polisi yaba yigendeye kugira ngo agire umutekano ko nta makosa birimo. Bakimara kubyumva rero yuko n'iby'urupfu byajemo, abenshi muri ba bapolisi bari ku kirego bahise bisohokera bavuga ati kadukuremo kacu karenge, hasigara bake cyane nibo bemeye gusigara muri cya kirego bari gufasha. Kuko noneho ibintu rero byatangiye gukaza isura, aba basigaye basaba yuko bahura na wa mutipe ngo ni L amaso ku maso, ndetse nawe yarabyemeye, baza kuza guhurira ahantu muri apartment, bahura na wa mujama ngo ni L, bahita basanga nawe ari umutipe w'umusore ukiri muto cyane. Uyu L rero yatangira kubwira abana abapolisi yuko ngo ubu ngubu wamwicanyi afite ubushobozi bwo kuba ubwo yakihimbira inkomoko y'urupfu n'ibindi byose, ariko aba akeneye n'izina ry'umuntu ashaka kwica, bityo ahita asaba abapolisi yuko kuva uyu munsi batangira gukoresha amazina yabo ngaho ya fake kugira ngo bajijishe. Ndetse L yatangiye kureba ya mashusho yafashwe na za kamera zo muri ya gari ya moshi, ahita abona yuko igihe wa mupolisi Ray yari ari nko gupfa yatunze urutoki rw'umuntu wari urimo imbere muri gari ya moshi mbere yuko apfa, nyine yari nko kwerekana turani bunyishe. Arangije yese akomeza abwira bano bapolisi yuko ubu ngubu kano kanya n'imiryango yabo ari bamwe mu bari gukekwa, nabo bagomba kuzajya bacungwa mu gihe cy'icyumweru kugira ngo barebe yuko nta n'umwe urimo waba uri kwivugana abantu. Ndetse ubwo ku rundi ruhande byaje kugaragara yuko Naomi wa mufiance wa mupolisi n'ubundi nawe aba yarahoze ari maneko wa FBI, kano kanya uri gukorera L. Kano kanya rero aba ari gushakira ubutabera fiance we Ray witabye Imana, ndetse ahita atangira kwikorera iperereza rye ku giti cye. Ari nabwo yaje kumenya amakuru ya bya bintu byose byabereye muri ya bisi ubushize, atangira gukemanga ka gatipe kavuye n'umugabo we, ajya kukareba arakabaza, ariko agatipe karahira kivuye inyuma yuko nta kintu na kimwe kazi. Gusa mbere yuko batandukana, Naomi ahireza business card iriho amazina ya fake Light kugira ngo azerekane yuko uno mutipe uri wica abantu. Nyuma rero Light ageze mu rugo ku muryango nibwo yabonye ikintu kimeze nk'ikaramu kineze iruhande rw'umuryango, biba byerekana yuko hashobora kuba hari umuntu wamwinjiriye akaza mu cyumba cye igihe atari ahari. Gusa ibyo ntibyamubujije kwinjira imbere yikorera homework ye nk'ibisanzwe, yirengagije yuko ari kumubaza ibintu byinshi. Nyuma rero basohotse hanze ari kugenda, nibwo Light yatangiye kubwira Ryuki yuko ari gukeka yuko ko byanze bikunze bamuteze utwuma dufata amajwi muri cya cyumba, ariyo mpamvu banga kumuvugisha, kandi ujya bakeka ko biba ari ukuri. Ubu kano kanya wa mutipe ko ni L n'abandi bapolisi bose baba bari kumureba 24/7. Mu minsi mike ya mbere rero nta kintu kimwe kigeze kiba, ariko nyuma hari umunyabyaha waje gupfa apfuye mu buryo budasobanutse. Hanyuma wa detective Soichiro yatangira kuvuga yuko ibi ngibi ari ibiziti bihagije byerekana yuko amutipe nta kibazo na kimwe afite, ariko L abibutsa yuko uramwicanyi afite ubushobozi bwo kuba yahimba n'ubundi inkomoko y'urupfu rw'aho ngaho rusanzwe, bityo bagomba gukomeza gutegereza. Nyuma y'iminsi mike rero tubona Light n'ubundi ava muri salo akizamukira mu cyumba cye afite bag irimo ibintu by'ubufiti, ariko arimo burya aniga. Muri ako kanya kuri televiziyo bahise batangaza amakuru y'ikirego cya kimaze iminsi cyarazengeje abantu kirimo umwicanyi mushyashya nawe umaze kwitaba Imana azize indwara y'umutima. Bikimara kuba rero Soichiro papa we yarishimye byatari cyane ko bivuze ko umwana we kano kanya ari umwere, ibyo bamukekagaho nta bihari, bityo na L ntandi mahitamo afite usibye gutuma bakuramo za kamera n'ubundi, ariko we n'ubwo ntago aba arashyirwa abakiri gukeka uno mutipe. Umunsi w'icyo rero yuko amaze gukonfirma yuko nta dukurura amajwi tukiri mu cyumba, nibwo noneho bahita yatangiye gusobanura ukuntu yabigenje. Yafashe akantu k'agateleviziyo gato cyane, afata n'urwa rupapuro rwo muri Death Note abishyira muri rwa rupashete rwarimo amafiriti, akabyandika bitabasha kugaragara, aribwo buryo yivuganye abantu bose ntihagire n'umuntu umwe umukeka. Ibyo biraba rero nyuma yaho tubona Naomi ahamagara L akamubwira ko agiye kumushakira ibizibiti byose aba akeneye kugira ngo afunge wa mutipe. Ku rundi ruhande rero tubona Light agiye muri art gallery aho yari agiye gusohokana na wa musheri ngo ni Shiori, ariko akihagera asanga Naomi ayafashe sheri we nk'imbohe. Naomi rero yari ufite umujinya mwinshi, yatangiye kubwira Light yuko agomba kwemera icyaha, ariko Light agakomeza gutsimbara avuga yuko nta kintu na kimwe azi, amwinginga ati wambara ukansubiza sheri wanjye. Akomeje kubona byanze rero Naomi nibwo yaje guhita yishura izina rye rya nyaryo kugira ngo arebe yuko uno mutipe ari gukora ikosa ryo kuhita amwica nyine bamumenye,
akivuga Light akuraho ikaramu, ari nako L nawe yari kumucungira muri kamera aho ngaho kugira ngo ariko yakora ikosa. Gusa muri ako kanya uza kurya imodoka za polisi zigira ngaho hanze zirangaza na gumeho gatoya, hanyuma Shiori ahita amucika aza yirukanka asanga Light. Naomi amera nk'ugize panika, agira ubwoba, apfa kurasa atabonye atabishaka, arasa Shiori aho kugira ngo arase Light. Shiori rero yaraje agwa mu maboko ya Sheri we. Gusa mbere yuko umwuka ushiramo arabanza ahagaza akabizu Sheri ko kumusezera, mbese ubona bibabaje. Shiori rero hamwe no kwicira urubanza ko yishe umuntu w'inzirakarengane, nawe yahise azamura imbunda ahita yirasa kugira ngo n'ubundi abisoze. Nyuma y'ibingibi byose rero wa marayika w'urupfu Ryuko yagiye kubaza Light ibijyanye n'uburyo Sheri we Shiori aba yapfuye, ariko asanga burya Light nta nubwo afite agahinda na gake, ibintu byose aba yigirishaga. Kumbe ibingibi byose niwe warabipanze kugira ngo arebe ko yasukura izina rye. Aba yaraje kuvumbura amazina nyayo ya Naomi, akamenya yuko yari asezeranye na Rei, akamenya urusengero basezeraniyemo, nyine akagenda akabimenya byose. Ndetse ubwe niyo wipangiye ibintu byose bimaze kubera aha ngaha, harimo no kuba Shiori arasa umukobwa atabishatse, ndetse na nyuma nawe akahita yiyahura. We aba yanditse yuko Sheri we ari we bari hafi y'ahantu ibyo bintu biri bubere. Gusa kubera ko n'ubundi mu Buyapani we nta muntu upfa kugenda n'imbunda, cya gitabo nicyo cyo cyabyihurije ubwacyo kigateza za mpfu zose. Akimara kuvuga buno bugome rero, na marayika w'urupfu Ryuko yarumiye ubugome bw'uyu musore. Izina rye rero rimaze gusupuka, Light noneho yatangiye kwigira nyine umuntu wababaye byatari wapfushije Sheri we, ndetse ngo abashaka gufasha inzego z'umutekano kugira ngo zifate uwo mwicanyi we biri inyuma. Noneho kubera ko n'ubundi n'ubwa mbere hari igihe Light yageze gufasha inzego z'umutekano, Shichiro yaramwemereye kugira ngo abafashe muri kino kirego nanone. Nyuma y'ibingibi rero Light noneho bwa nyuma nama yaje guhuzwa na L, asanga na gasore kagenzi ke asanga kamwiteguye, nawe gafite cya gipfunyika kirimo amafiriti, bigaragara ko kamwiteguye kugira ngo kamusoze, kamwereka yuko kabibonye uburyo bw'imitwe yakoresheje yivugana abantu bwa mbere. Ese hamwe n'ibingibi filime yakigera ku musozo ari kurebana y'ingwe, bigaragara yuko ufite imbaraga ari we ugiye gutsinda. Yeah, alright. Agafilime kacu nakarangirizeho kabashimishije. Until next time. Peace.